Ndagusoje muvandimwe duhuriye kuri channel ya ubwishingizi Karundura TV. Imana y'amahoro iguhe kugubwa neza. Tugiye kuzarebera hamwe ibyigisho by'ubuzima, ibyigisho bitwigisha kwitungira amagara mazima, ibyigisho bitwereka uburyo twagira umubiri muzima, kuko tuzakoresha isomo rikunze riboneka mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana umurongo wa gatatu, ukundwa ndagusabira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Iri somo tuzakomeza kurigarukaho cyane. Tugiye kurebera hamwe rero ikinyobwa cyitwa amazi. Iyo turebye amazi ntabwo ndi bubijye umuzi cyane, ariko kandi nanone tuzakomeza kubireba cyane. Amazi nicyo kinyobwa cy'ingenzi kandi cy'umwimerere Imana yaduhaye guhera isi ikirema. Ibindi byose turaza kubona tuzabona ko nubwo tubikunda kubera uburyohe bwabyo, ariko akenshi byangiza imibiri yacu. Akamaro k'amazi mu mubiri afite agaciro cyane, kandi kutayitaho ni ingenzi. Ni ukuvuga ngo kutita ku mazi bizadukoraho, ariko nituyitaho ni ingenzi. Amazi ni ngombwa kugira ngo ubuzima bwiza bubeho. Urebye mu mubiri w'umwana 75% by'ibiro by'umwana w'uruhinja biba ari amazi, naho ku muntu mukuru amazi akaba 70%. Ku muntu ufite ibiro 90, hafi 63% by'umubiri we biba bigizwe n'amazi. Ubwonko bugizwe hafi na 85% by'amazi. Amaraso akagirwa hafi na 83% by'amazi. Imihore igirwa hafi cyangwa se twakwita nk'imisokoro bigizwe na 75% by'amazi. Amagufwa agizwe na 20 cyangwa se 25% by'amazi. Ubwo rero urumva ko amazi ni kimwe mu binyobwa cyangwa se ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigize umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo amazi abuze burya nta nubwo umuntu yaba akigize gute, ntabwo yaba akiri muzima, kuko amazi iyo urebye niyo atwara ogisijene mu maraso, kandi amazi ni nayo ajyana ogisijene mu bwonko. Tuzakomeza kubireba ibyo byose. Amazi rero adufitiye akamaro tutabona uko tuvuga, cyangwa se tutabona turamutse tuvuze ntitwabona naho tubivugira, ndetse bwakwira bugacya. Ariko ndakubwira bimwe mu by'ingenzi tuzakomeza kurebaho. Ariko cyane cyane amazi ni ingenzi cyane, kuko amazi arinda indwara zitandukanye zirimo kanseri, umuvuduko w'amaraso, indwara ziterwa n'umwijima, indwara z'amaso, indwara z'amagufwa, ndetse umutima, indwara z'impyiko. Amazi arinda cyane, ndetse no kurwara umutwe wa hato na hato, kuko buriya abantu bajya barwara umutwe wa hato na hato ni ikimenyetso cy'uko umubiri wabo ubuze amazi. Ibyo rero tuzabibona. Tuzakomeza kureba ikimenyetso cyerekana amazi ni gute, amazi se angana iki mu mubiri, tuzakoresha amazi angana gute, ese umubiri wanjye ukeneye amazi angana iki, ese ibiro byanjye bizaringanizwa gute n'amazi nzanywa. Ibyo ngibyo tuzabireba, tuzakomeza kubireba. Ariko cyane uyu munsi ngiye kukwereka cyane cy'amazi, impamvu dukwiriye gukoresha amazi. Niba utanayakoresha, ahubwo tangira wige gukoresha amazi uyu munsi, kuko amazi nicyo kinyobwa cyonyine gishobora kuguhindukira ikinyobwa cyakubaka ubuzima bwawe bwa none ndetse n'ubw'ahazaza. Amazi yafasha umubiri wawe kugubwa neza. Rero amazi ni ngombwa kugira ngo umubiri wacu umere neza. Umuntu witwa Ellen G. White mu mwaka w'1863 nibwo yabonye ko amazi akwiriye kuturinda izo ndwara zose. Ariko kandi abanyamerika bakomeje gukora ubushakashatsi mu mwaka w'1973 nibwo ubushakashatsi bwabo bwaje kugera ku ntego. Ubwo hashize imyaka isaga 110, noneho babona amazi rero ni ngombwa cyane. Amazi nicyo kinyobwa cyonyine Imana yaduhaye ngo tujye natwe tugikoresha. Amazi nibwo buryo bwonyine butwara ibintu bigenda mu mubiri.
yoroshya mu ngingo kugira ngo zishobore kunyeganyega, afasha mu igogora ry'ibiryo, asohora imyanda hifashishijwe impyiko, afasha mu kuringaniza umubyibuho mu mubiri, ubushyuhe mu mubiri, afasha ndetse mu kuringaniza ibiro. Amazi niyo mugabane w'ingenzi mu maraso atembera mu mubiri. Hafi 2/3 by'amazi agera mu mubiri tuyakura mu binyobwa, naho hafi 1/3 cyayo umubiri uyakura mu byo turya. Mu buryo bukwiriye, umubiri ugumana uburinganire hagati y'amazi watakaje buri munsi nayo wakiriye kugira ngo usimbure ayatakajwe. Rero tugiye kuzareba, ese umuntu yanywa amazi gute? Ese nanywa amazi angana iki? Ese nanywa litiro 2? Ese nanywa litiro 5? Ese nanywa litiro 10? Oya, amazi muri rusange umuntu yanywa amazi angana n'ibiro afite. Wakwibaza ngo ese ibiro mfite nzamenya gute amazi nzanywa? Ngiye kukubwira formule ugomba gukoresha kandi uyumve. Muri rusange umuntu mukuru akwiriye kunywa nibura litiro 2.5 ku munsi, ariko kubera ko abantu batanganya ibiro n'amazi akenerwa ntabwo aba angana. Ikindi kandi bitewe n'uko abantu dukora siporo, burya umuntu akwiriye kunywa amazi angana nayo yatakaje. Niyo mpamvu abashakashatsi babonye uburyo umuntu yamenya amazi akwiriye kunywa buri munsi bifitiye ishingiro ku biro afite. Hashingiwe ku biro ufite niho nibyo bigendana n'amazi ukwiriye kunywa. Uribaza uti se noneho ubwo ndabimenya gute? Ikibazo rongeye kukubwira, uzafata ibiro byawe, ibyo biro byawe uzakuba n'umubare 333, nurangiza ukabanye n'ibihumbi 10, ibyo ubonye bizaba ari litiro. Izo litiro ubonye uzazinywa mu munsi, kandi ubwo uzayanywa nibura inshuro 3 ku munsi. Tuzarebera hamwe, tuzakomeza kurebera hamwe, ese aya mazi mbonye, reka ngusubiramo iyi formule. Uzafata ibiro byawe ukube 333, nurangiza ugabanye n'ibihumbi 10, icyo uzabona kizaba ari litiro. Ayo mazi rero uzayanywa mu munsi. Niba tuvuga ufite urugero rw'umuntu ufite ibiro 80, azafata ibiro 80 akube 333 agabanye n'ibihumbi 10, azabona litiro 2.5. Buri munsi uyu muntu bivuze yuko yemerewe kunywa litiro 2.5. Ariko kandi nanone tuzareba, uyu muntu ashobora kutazigezaho, ariko kandi umubiri we ntugire gute? Ntugire ikibazo cy'amazi, umubiri ukakumana amazi. Umuntu rero ufite ibiro 40 akwiriye nibura kunywa litiro 3 hafi ku munsi. 3 ku munsi bivuze ngo njyewe nkeneye kunywa litiro, niba mfite ibiro 80, nibura approximately nkwiriye kunywa sindenze litiro zingahe? Litiro 3. Noneho rero abantu banywa amazi, ariko akanywa amazi inshuro nyinshi cyane, akanywa amazi uko abonye, ukumva ngo ashatse amazi, ariko buriya gushaka amazi ni ikimenyetso cyerekana yuko umubiri wawe nta mazi ufite. Ubundi uramutse unyweye amazi neza, ntabwo umubiri wawe ushobora gukenera amazi, kubera ko umubiri wawe yamaze kubona amazi. Iyo rero wanyweye amazi ahagije, kandi amazi ubwo tugiye kuyanywa igihe ki? Tuzareba ni ryari, nayahe masaha nkwiriye kunywa amazi, ese mu by'ukuri nzanywa amazi kangahe ku munsi, ese amazi nzanywa azagira akahe kamaro mu mubiri? Ibyo rero nibyo tugiye kuzajya dukomeza turebera hamwe. Wowe gusa icyo usabwa ni ugukomeza gukurikirana ubwishingizi Karundura, kugira ngo turebere hamwe. Ntago tuzareba ku mazi gusa, ahubwo tuzareba ndetse n'imirire iboneye, tuzarebera hamwe ese ni ibiki bitwangiriza ubuzima, ese ni ibiki bitugirira akamaro ku buzima bwacu. Ariko cyane ubwo dutangiriye ku kinyobwa bita amazi, tuzareba ndetse n'ibinyobwa byangiza umubiri kandi abantu benshi bakunda. Rero muvandimwe, nshuti yanjye, Imana ikomeze kuguha umugisha kandi ikomeze kuguha amahoro, nk'uko Yesu twese hamwe icyadushakira ari ukugira ngo tugire amagara mazima. Imana iguhe kugira ngo no gusobanukirwa neza no gutunga umubiri wawe, kuko umubiri, roho nzima mu mubiri muzima. Imana rero
iguhe kugira umubiri muzima. Nicyo ngusaba nanjye nisabira mu izina rya Yesu.